umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Kedi Official mbasuze kandi mbaye ikaze muri aya makuru agezweho yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024 nk'ibisanzwe rero umutaramu wanyu turagarutse kugira ngo tubagezeho ikijyanye n'amakuru yiriwe ari kuvugwa hano hakurya muri Kongo Kinshasa. Gusa icyo nakubwira mw'abantu mwe amakuru yo kuri uyu mugoroba ndakwifuriza rwose gutera agatebe ubundi tukakuvira imuzi n'imuzingo bikomeje kugenda bibera kuri ubutaka bwa Kongo, cyane ko amakuru yo kuri no mugoroba ni imiripuko gusa ni icyitwazanya mu gigima, kuko uyu munsi mw'abantu mwe hiriwe urugamba rw'amagasari ya za Kironko. Ese bimeze bite situation ya Kironko? Operation nayizanye. Icyo kwiye kuba wamenya nuko intare za Sarambwe rwose zaje kuba ziryamira umugenerali wa Nyatura, plutôt umukoloneli wa Nyatura uwo bita Colonel Soleil. Uyu nguyu turaza kwa tumugarukaho tubabwire ngo Colonel Soleil ni muntu ki mw'abantu mwe. Urugamba rw'uyu munsi rwa hariya za Kironko, aho ngaho za Kagundu, aho ngaho za Kabaya, za Buguri, mw'abantu mwe ni ibintu byari bikaze cyane. Ese M23 ihagaze magingo ya muri kara gace cyangwa se yaba yakubise yama ariko ngeri gasubira inyuma? Ibyo byose muraje mu by'ukuri mu bisobanukirwe, cyane ko iyo twagafashemo wabyanga wabyemera ugomba kumenya ngo niki kijya mbere. Turaza kugaruka kandi ku iyindi nkuru iri breaking news, nekereza ko rwose kuba wayisanga ku bindi binyamakuru byakuvuna cyangwa se byakugora cyane. Ese mwari muzi ko FDLR yaba yahinduye izina? Kabaye FDLR rwose nyuma yuko yihuje nitwa FRN, ubu tuvugana rwose biravugwa ko yamaze kuba yashaka irindi zina. Iryo zina ryo turaje turizane, dore ko mu by'ukuri aba bagabo kwitwa ngo FDLR ngo hamaze kugeramo FRN ngo biri kubagora cyane, akaba ariyo mpamvu bazanye irindi zina. Mu by'ukuri cyakora cyo ni izina ritari ryashyirwa ku mugaragaro, ariko nanone ku budasa bwa Kedi Official ariyo mpamvu tuba tunababwira tuti nyamuneka ni mukande subscribe. Izina biyise turarizanye, sinzi nimba ryo rirabahanaguraho mu by'ukuri bwabo ukora amaraso bwabo, niba ari ryo ribukureho kuba ari abajenosideri ntago tubizi, ariko nabyo turaje tubabwire byinshi bijya mbere kuri iki kintu kijyanye no kuba FDLR mu by'ukuri yahinduye izina. So turaza kugaruka ku yandi makuru, tuze kubabwira uko situation yiriwe imeze muri axe ya Rwindi. Icyo mukwiye kumenya nuko kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi hiriwe ikitwa sharing yo ku rwego rwo hejuru. Nituvuga sharing mwumve ko ari kwa kundi barasa bifashishije ibibunda bya muzinga, dore ko rwose uyu munsi wa noneho ngo barashe ku buryo bukomeye cyane, kuko kuva mu masaha mu gitondo kugera amasaha y'umugoroba sharing yari imeze nabi, FARDC yari yakutuye cyane. Ariko nyuma yuko M23 rumva ku munsi w'ejo bayirije amakompara ku mutwe, uyu munsi nayo yashubije yavuze iti ibyo bintu murimo ni ibiki. Muraza kumenya ibiri kubera muri Rwindi mu by'ukuri nimutega amatwi iki kiganiro. Ariko nanone mw'abantu mwe nigeze kukomoza ku mirwano yabereye hariya za Kirumbo, mbabwira amateko azigera kuri 6 zafashwe. Ese kuki mutibajije impamvu ntigeze mbabwira mayiti za M23 yabashe kuba yaryamira cyangwa se aho yabashe kuba yibasira? Iyi mibare none ndayifite hano imbere yanjye, ariyo mpamvu nyamuneka mbabwira nti mugumane natwe mw'abantu mwe, ibindi muze kuba mubiturekera, kuko nicyo twiyemeje no kubagezaho amakuru mu by'ukuri atosoye. Mukande subscribe rero ubundi munasharinge video zacu, cyakora cyo no gukanda like ni ingenzi, yewe tibagiye na comment. Ariko nanone hari indi message turi gukunda gutambutsa cyane muri iyi minsi, nyuma yuko urugamba rugiye hakurya njyo za Buguri ni kure cyane no kumanuka imisozi ukazamuka iyindi, urugamba rukikoza za Rwindi hariya mw'abantu mwe. Drone bisaba gushyiramo ibitoro bihagije kugira ngo ijye kudondosha ikijyanye na operation. Niyo mpamvu tubabwira tuti nyamuneka gahunda yo gutera inkunga muyigiri yanyu, mutera inkunga umuyoboro wa Kedi Official mu rwego rwo kwirinda ko ejo n'ejo bundi tutazababwira ngo mu kibaya barwanye ko hariho drone ziri bakubasha kugera gusa, kandi mu by'ukuri batarwanye ahubwo barwaniye za Kironko. Ese bimeze bite? Mwebwe ni mudutiza umwanya ubundi tubavire imuzi n'imuzingo ibyaya makuru. Twanzika rero munyemerere rwose mbanze mpere kuri uyu muripuko se wa Kironko, mpere kuri FDLR ishaka kwimahoroniza ihindura izina, mpereza Rwindi, mpere hehe mwoka byara mwe. So reka duhere hano Rwindi, niho hatari amakuru menshi, ariko tuza guhita dukomereza kuri no operation tuve Rwindi twikoze Kirumbo, ngo turiho turamanuka ubundi tuze hano
za Kironko naho bita ngo ni za Migimbu, gace kitwa Migimbu, mugomba kuba mukaza abantu babaye hara muri za Masisi, ubundi tuze gusoreza kuri iki kintu FDLR yazanye cyo kwimahoroniza, ishaka kuba yakwita izina icyari FDLR ikagikuraho. So, amakuru dufite rero nayuko kuva ejo uwitwa General Kabundi akigera hariya muri axe ya Rwindi, murabizi neza ko niho yahawe deployment cyangwa se niho yahawe kujya kuyobora ndetse no kurwanya M23. Uyu mugabo akigerayo kugira ngo FARDC imwereke yuko iri tayari, yahise isetinga bya bibunda birasa mu ntera ndende, itangira gusheringa ku buryo bukomeye cyane. Umunsi urira my friend, M23 ntiyasubiza. Hanyuma amakuru dufite nuko ngo iyi sharingi uyu Kabundi ngo yazanye amatwara mashya, ngo kuko yatangaje ko ngo abizi neza ko M23 isaha ku isaha yabataka ikabavana muri Kanyabayonga. Bakavuga bati rero reka natwe tubatange nk'uko ubushize badutanze, nk'uko mu by'ukuri ejo bundi badutwikiye Amura, tubereke ko gutwika Amura ntacyo bivuze kuri twebwe. Umva hariya harimo umukino umeze nk'uw'injangwe n'imbeba mw'abantu mwe. So maginga rero nkuru dufite ni yuko uyu munsi nabwo nuko nk'uko byiriwe cyakora cyo sharing z'uyu munsi noneho bose boherezanyije. FARDC yoherezaga amakompara 5, M23 kohereza 7. Nuko nguko byiriwe bimeze, kuko M23 yavuga giti twebwe enough is enough, cyangwa se birahagije, bimaze kuba mu by'ukuri bamaze kuba bakabyareka natwe tuboherereze, kuko izo mbunda bari kuturashisha natwe turazifite. Ikindi kintu mukwiye kwa mwamenya mw'abantu mwe, tukiri muri axe ya Rwindi, aya makuru mu by'ukuri reka njye nyatangaza kuko ntago biba byoroshye byizi nkuru tuba dutangaza. Reka mabwire ko uyu munsi mu kanya gato amasaha y'umugoroba niho kiongozi umwe mu ba M23, umwe mu bayobozi bakuru ba M23 avuye Rwindi, avuye mu butemberi, avuye kumva ubuhehemure cyangwa se ubuhehere bwari amashamba ya za Rwindi, cyangwa avuye gutanga ikitwa neno la bandia, avuye gutanga ijambo banga cyangwa gahunda bimeze bite muri aya masaha. Sindi buvuga izina nubwo wenda byari na ngombwa ko ndivuga, kuko abona ko y'amakuru ntago nayakuye muri M23, mbana yavanye kuri drone zanjye. Ariko icyo mukwiye kwa mwamenya nuko isaha ku isaha Rwindi, ubwo ndavuga Kanyabayonga, mushobora kumva ivumbi ritumutse, umuriro ukaka, bitewe nuko nyuma yuko hiriwe sharing z'iminsi 2, nyuma yuko uwitwa Kabundi agiye akikomaga ku gatuza yuko agomba gucalenginga kiri mwami, nyuma yuko avuze ko ngagomba kwerekana ko mu by'ukuri ngo Tshisekedi yibeshye cyane ku bantu ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ngo nagaza ba deployment. Mw'abantu mwe arimo ararasama kompora A1 ubudakura kuva mu gitondo kugeza nimugoroba asheringa my friend. Ariyo mpamvu mwumvise M23 yarakaye ikamusubiza. So ubu rero ngira ngo ni imiripuko ikaze cyane, ariyo mpamvu mu by'ukuri twavuga ko M23 kuba kiongozi wabo, umwe muri ba kiongozi bayo avuye hariya za Rwindi, bisobanuye ko naho mu by'ukuri bashobora kuba hari ukuntu bagiye kuba bakwatsa umuriro. No kwitonda cyane ibya Kanyabayonga. Ubu ngubu ntabwo dukwiye kuba tuvuga Rwindi, wenda nuko ari ku gace katubangukiye, ariko reka dukoreshe terime ya Kanyabayonga isaha ku isaha mushobora kumva ivumbi ritumutse. Mwibuke M23 mu mateka yayo tuzi ya hafi, ntabwo tuzi aho yaba yaragabye igitero ngo itahe yaneshejwe. Iyo yatatse hagurutse ikavuga ngo igiye kukurasa, ubwo automatically muraje mwumve ibyabereye za Kironko hariya na za Migimbu, mwumve ukuntu 23 force yakwatakiye icyitwa Wazalendo na FDLR, kigacanganyikirwa kigata umutwe yikwatatse paki kuvana aho hantu uri. Bivuze ngo FARDC izo za sharing zanyu murimo mwiha gusharinga cyorera, mushobora kuza kubiryohora, kuko ntago M23 yakihanganira amakompa. Irabizi neza ko Tshisekedi yararanguye, afite amadepo zamura yarujuje ibikoresho kwa Tshisekedi nakatabuza. Sadeke yaraguze yarazanye, rero ikomeje gutega ibitugu ngo bayisharinge my friend, nayo yabitagira ubwenge. Niyo mpamvu buriya mujye mwibuka diskuru Afande Sultani Makenga
Lieutenant General yaravuze ati aho kugira ngo guturana n'umwansi ni ibintu bibi cyane, ati kuko ahora gusabota, ahora gusumbuwa, atuma mu by'ukuri udapomozika ikamubwira ibyo utegura. Biba byiza rero ngo iyo umwigije hakurya ukamwigiza hakurya iyo ngiyo, ngo nibwo mu by'ukuri ibintu bigomba kuba bigenda neza. So ngayo nguko rero amakuru ari muri Kanyabayonga nayo ngayo na za Rwindi ni sharing zimeze nabi cyane, zimaze iminsi 2 uyu munsi, ariko yo yakabyawe ngombwa ko na M23 igafatamo. Tumanuka rero twikomereza, murabizi neza ko ikijyanye n'amakuru hano kuri KD Official nta mwanya wo gusinzira, nta mwanya wo kuryongora, turadukubita tubangura cyane ko iyo wumvise miripoko, iyo wumvise izitwaza nyamugigima bya biro by'ibitingito biri aho ngaho Taramu, ni bita ngo ni magashi, niho kubwira ati nicyo bita ngo ni ngo byabaye shambaride, ibintu byabaye shambaride mw'abantu mwe hariya muri za Rwindi. Ariyo mpamvu byo kuri tugomba kuhanyura natwe tuguruka dushambarida ngayo nguko. So muri ayo masaha rero reka tubabwire ko hano muri Rwindi birumvikana sharing baparitse, ariko nta garanti, ariko na mu gitondo badashobora kuba baza kuba bakuba. Ariko si uyu generali Kabondi wiyemengaje kwerekana itandukaniro rye ngo nabaciko nabande wande abambona nabaziye mu muvuno wo gusheringa abafandese mwese muri bamwe icupa ni rya rindi fardese rwose mwese muri bamwe mwibeshya abantu bamuje gucarenjinga. Cyakora cyo wenda wowe ushobora kuba uri aho ngaho uvuga uti bikomeye mfite ukuntu nakora withdraw nakisangira intare za Sarambwe, ariko nyirizina kuko urabizi neza ko rugutsinze tayari ni Makara, nta handi hantu bakujyana, ni gereza nkuru ya Makara, nk'umuntu w'umugambanyi wagambaniye igihugu cya Kongo. Ntabyo kuvuga ngo urugamba rwakunaniye ngo n'abandi rwarabananiye. So amakuru yandi rero mureke dusimbukire za Kirumbo, ntago tuwatinda kuko izi nkuru za Kirumbo twazigarutseho hafi ku ibiganiro 2 byabanje, twazigarutseho mu gitondo, twazivuzeho na saa 6 tuzivugaho. Saa 6 nababwiraga ko hari matekwa 6 zafashwe zo mu cyama cyo kwa Jean Marie zari ziyobowe n'umukoroneri. Izo ngabo nyine bita ngo nibavuga. Uyu mukoroneri rero ntekereza ko rwose agomba kuba atanga ibisobanuro kwa Jean Marie, amusobanura buryo ko abasirikare babafashe bazima bakanicamo n'abandi 3 n'abantu mwibiteye n'ikibazo cy'amanetwork kiri hariya. Amakuru turi kuyabona ibice, niyo mpamvu muri kumva turi kubahereza amakuru nabi kirere kimeze nabi hariya, ntago byoroshye. Ku rundi ruhande ugwa Kirumbo mwabyumvishe ko ku munsi w'ejo M23 barayatatse, ariko igerageza kwidefanda, nta muntu yigeze yinyeganyeza, yagumanye ibirindiro byayo. Kabone nubwo FDLR zari zakoranyeho, izitwa ngo ni Mayimayi ndume zo kwa Guido, izitwa ngo ni Nyatura abazungu zari zaje, izitwa ngo ni FDLR nyirizina zari zaje, izitwa ngo ni za takataka bari bahagurutse rwose ngo bagambiriye ngo guhisomo M23, birangira ahubwo ari bo bari hawe. Twihuta cyane ubwo rero ubwo Kirumbo tuvuye kiretire tubona andi makuru mu gitondo, kuko ntabwo urugamba rwamaze umunsi wose. Urugamba rwamaze umunsi wose, M23 kumara umunsi wose iri kurasa, kuba ugomba gupayinga attention, haba hari kibyihishe inyuma. Ntabwo rwose M23 ifite amakompara yo gupfa ubusa n'amasasu yo gupfa ubusa. Abangaba one bullet one man, isasu rigomba kujyana n'igikorwa, niko bimeze, niyo gahunda bihaye, niyo ntego. Nta musirikare wo muri M23 mu by'ukuri ujya upfa kurasa cyenyeji. Aho ikiganiro cyacu rero gishingiye nahageze rwose, ni mutera gatebe twumve izi nkuru. Umutaramu Ritadikedi aba yagerageje rwose gucukumbura. Reka mbabwire ko mw'abantu mwe ko subwo ari inkuru ya Kironko ni ya FDLR, ubundi inkuru ihatse izindi ni yiyi abaze hako numva ya FDLR kweri. Sho nzazana umutumirwa tuyinonosore, kuko kuyivuga ndi ngenyine numva itaryo, ariko ndanayikomozaho tu. So reka mbanze mbajyane mu miripuko, ndabizi ni nayo mutegereje. Iyo batahombaguranye rwose, hari abantu babwiye ateze bageze he, ati nyaboneka banza yose selfie. Ariko ku rundi ruhande mujye mureka tubahe n'ubusesenguzi nabwo buba bukenewe cyane. So uyu munsi rero ngira ngo imirwano yari ikomeye cyane hera za Kironko, akaba ari n'imirwano biri kuvuga ko witwa Colonel Soleil wa Nyatura yapfuye. Uyu Colonel Soleil
gusa ikazuba. Uyu koroneri Soleye afite papa we w'umunyarwanda wambutse ari umu FDLR bien sûr, papa we ni FDLR. Nubwo mwumva buriya ngo hariya muri Kongo aba bagabo bo muri FDLR bose bigize ngo abazarendo, mwumva ukuntu bagiye bica iperereza. FDLR haje ikintu cy'abazarendo bahita rwose basa n'abaprofise abari babuze uburyo bakiyambura ubu FDLR, bahise binjira mu cyitwa wazarendo. Ubu nuko babona ukavuga ati uyu ni umukavukire. Kumva ukuntu ibintu byakaze hariya Tshisekedi yadobeje ibintu. So nuvuga ngo n'uyu Soleye rero afatwa nk'umuzarendo, ariko papa we ni FDLR yavuye mu Rwanda ari umu FDLR. Bivuze ngo nta mwana nta papa, bose ni bamwe. Uyu Soleye rero amakuru mfite nuko yarasiwe ku musozi wa Migimbu. Aha Migimbu na Kironko na gace mu byo kuri kabarizwa hariya muri Masisi. Mwibuke neza ko twabagejejeho inkuru zivuga uburyo hari ahantu M23 idipolowinze irahitwa ku Kabaya buriya nicyo kimwe na Kagundu, nta Kagundu nta Kabaya. So ahangaha rero mw'abantu mwe, iyo uri Kagundu ubutera amaso hakurya ngiyo ukabona iyi misozi ya za Migimbu, ahangaha za Kironko ubuharuzi cyo kimwe nuko uri hano Kironko akaba na Migimbu na wareba defense za M23 ziri Kagundu. Nizere ko icyo kintu mucyumvise. Nukuvuga ngo ni M23 deployment zayo ziri Kagundu cyangwa se ku Ikabaya. Iyo zirimo kuko ni mu misozi hari ahantu ubuterera amaso hakurya ukareba defense za coalition ziganjemo FDLR na wazarendo zirahitwa Kironko na Migimbu nahitwa za Buhumba. Cyo kimwe nuko na coalition nayo muri iyo misozi irimo ya Buhumba, Migimbu na Kironko nayo iterera amaso imbere, ibiri kureba neza defense za M23 ziri hariya Ikabaya cyangwa se ziri Ikagundu. Aho hantu mubyumve neza, hari abantu mujya mutubwira ati nyaboneka mujye mugerageza mugereranye ibyo bice kugira ngo tubyumve neza, mujye mugerageza mugereranye mutugeranyirize kugira ngo tubyumve fresh. Aka kantu nizere ko mukumvishe 5 kwa 5. So hanyuma rero ngira ngo urugamba uko rwari rumeze, M23 yaturutse hano Kabaya ijya cooperating. Urugamba rwatangiye saa 9 z'ijoro z'urukerera, ijya kwataka izi forces zari hara Kironko za coalition ndetse na Migimbu. Mu kujya kwataka ariko yagiye kwatakana umujinya muranduranzuzi, kuko ngo bari bamaze igihe bavuzana FDL zivuye Buguri, izivuye za Gatare zose zarambutse Rushoga ziza kuri uyu musozi wa Migimbu. Kuko ngo iyo uriho ubu kontrola mw'abantu mwe uce dugiye dutandukanye. Iyo uri Migimbu ugatera amaso imbere yawe ubona Kagundu hari M23, wareba inyuma ukabona izo za Buguri, ukabona izo za Gatare ziri muri coalition. Urumva ko uyu n'umusozi uri strategique. Sanga pira saa 6 zikira saa 7 nibwo inkuru yangezeho ivuga ko ivuga ko ngo mighty casualty ziri gutundwa ku bwinshi zijyanwa ku bitaro bya Masisi zone, aho bazicishaga kare nababwiye ntibazizingiye ntabwo zabona uko zicariya za Buguri. Byageza rero M23 iroroshya. Amakuru dufite nayuko ibitaro bya Masisizo byara Masisi, hospitali ya Masisi ngo biruzuye wazarendo FDLR. Abantu bose nibipfuko bafite, ababifite mu mutwe, ababifite mu maboko. N'abantu mwe M23 shaka kuba yarashababanika barasa nabi. So ubu tuvugana rero nuko inkuru rwose dufite nuko uwitwa Koroneri Soleye oyoyo yapfuye kare zamuryamiye. Niyo mpamvu muri kumva mu byukuri izi nkuru zaha ngaha tugomba kuzivuga dushimitse, kuko M23 iba yakoze igitendo kamiri. Kendo official se mwarayisobanukiwe cyangwa mugiye kujya muza muvuga ngo ntabwo uri umunyamakuru w'umwuga urabogama? Ibyo bintu ni mubizana muya kica no yanditse mu Kedi. Iyi ni Kedi official
ruhande ahereyeho muranaruzi nta n'impamvu. So magingo ari amakuru dufite M23 ikintu kimaze amakuru tubazaniye ntabwo noneho yatatse ngo ihite ikora withdraw cyangwa se ive mu by'ukuri mu birindiro byayo yari yamaze kurekipera. Aka gace ka Migimbu n'ahanga Kironko M23 iraharaye bategereje oda kuva ibikuru swati muvemo cyangwa se muhagume. Uko niko bimeze. Ubwo mu gitondo mugumane na Kedi official kugira ngo muze kumenya neza ikijya mbere, nimba bavuyemo cyangwa se nimba bari buhagumane. Gusa ariko ubu tuvugana habaye tombe. Ku rundi ruhande iyo tuvuze ngo habaye tombe, ntabwo bisobanuye ko aba bagabo rwose hari ubwo bajya bafata uduce tumwe na tumwe. Murabyibuka hano muri Sake bahora babikora, tukaza tukaburekinga ngo Sake yafashwe, Sake yabaye tombe, wajya kumva abataramu mu gitondo bavuyemo kare bigendeye. Abantu rero mugatangira mukatwataka, mwebwe murabona mujye mutubwiza ukuri. Mw'abantu mwe mu 23 hari igihe bafata agace runaka bakubita duya kaniruka kakavamo, ariko bikaza kurangira wenda bateye imibare bakavuga bati wenda akagace nago kari strategique ku buryo bwe cyangwa ubundi ntacyo kadufasha, ari ugukurikirana movement z'umwanzi. Mu gihe umwanzi yatwataka afite ibikoresho byisumbuye bitari byo kwa divasingana ku butaka, wenda yatwicira abasirikare cyangwa se ingabo zanjye zishobora kutabona ibiribwa, ingabo zanjye zishobora kutabona uko zijya, ibintu byose babireba kugira ngo kabe ahantu runaka. Iyo tuvuze ngo nagace kari strategique nuko ari agace mu byo kuri gafavoriza forces zihari kuba zakora operation zizabo nta yandi manane bitagoranye cyane. Urumva baba bagomba kureba kwanza izi ngabo nindi sira muri uyu musozi wa Migimbu bazabona amazi yo kunywa. Cyo ni icyambere. Nimba shyira hano se hakagira urwara azagira kwa muganga byoroshye nubwo baba bafite abaganga hariya. Nimushyira hano bikaba ngombwa ko indege hari icyo bita kamufurege, umusada uramutse uje wabona huca. Utwo tuntu twose komanda bagomba kutwanariza akabitangamo ripoti, bafande bakavuga ati kaba cyangwa se hagume, cyangwa se bakavuga ati ahantu nituhaguma bizatuma utuntu twose dushobora gushyira abasirikare muri danger baturebaho. Noneho n'icyatuma abasirikare babyungukiramo nabyo bakabirebaho, bareba effet négatif na effet positif. Nuko nguko babivuga mu Gifaransa. So ubwo rero urumva ko M23 iraye Kironko, iraye n'ahangaha za Migimbu, twadusozi coalition yabaga iriho yidayinga yareza gatuza ivuga iti ibintu biriho, ibintu bimeze neza, turaje dukubite M23 tuyambure Kagundu. Ubu tayari barabakimbije, banapoteje cyane buri ahantu haguye kano habari ahantu habere imirwano ikomeye cyane. Koloneli burya nubwo tuvuga ngo autoproclamé, aba nibo bagira abasirikare benshi. Autoproclamé abafite ubwoba nta kwiyamenya abafite muri we. Ibi rero bituma afata nka kampani nk'ebyiri ngo nizo kumurinda gusa. Koloneli autopro muzumva iyo mbokana ari gukata muri iki kibaya cya Nyiragongo, moto aba yafashe abamotari yabicaje nk'ari akamuha moto bose hatavuyemo n'umwe kugira ngo nyine agende afite yumva ari safe defense rwose ameze neza, umutekano we rwose wizewe. Uyu autoproclamé rero wapfuye buriya mutazagira ako nk'aka kavuye mu Rwanda arakana ngo ntabwo papa we yavuye mu Rwanda ni FDLR irazwi. None aka gahungu kavuye mu Rwanda ngo arakana kakiri gato already urumva nako kahise kaba akanyeshyamba. None dore kaguye iyo ngiyo mu mashyamba ya Kongo. Ariko mwatashye koko mwabagabo mwe, nk'uyu mwana azize iki koko? Sizingenga bitekerezo ya papa we ipfuye ikocamye. Twavuga ko rwose papa wari umwiciye. Bigisha umwana we kujya kuba wazarendo, kujya kuba hariya muntu w'ingegera muri ariya mashyamba, kujya kurwara inda n'amavunja, kujya mu by'ukuri gutungwa n'amateke ya rubanda wibye, kujya kwirirwa yica abantu. Ibi bintu ntago ari sawa mw'abantu mwe. Aba basaza bo muri FDL ibintu mwirwa mutoza ababana, ibintu mwirwa mutoza ababana bizabagaruka pe. Amaraso yabo azaba barweho. Twikomereze imirwano rero nuko nguko yari imeze. Urugamba nawe ugiye ko rwatangiye saa 9. Colonel Soleil niwe wasize agatwe mu bantu mu basirikare bakuru. Ariko reka mbabwire inkuru, nanjye mbabwire inkuru hano munwa twarawukoze. Nukuvuga ngo
nganiriza icyitwa ngo ni drone yanjye ya hariya iri hari akagundu, yambwiye abantu nk'icyenda ngo yari asanzwe azi bamaze gupfa. Niyo mpamvu mbabwira ngo ripote risasi na majeruhi mujye muyitega cyane, buriya mu gitondo turaripura. Icyo bita ripote ya risasi na majeruhi mu gitondo ndayibadondosha, ariko icyo mwamenya nuko drone yanjye yambwiye ati kanaka, yambwiraga n'amazina, kanaka ngo ni mwene kanaka ngo yapfuye, yatondetse agira mu 9 hari saa 6 mvugana n'iriya drone iri hariya. Urede urumva nimba abo azi 9 bamaze kunogonoka, ntare za Sarambwe zabanogonoye zabakubise ijanja, ubwo urumva ko hariya Rwaramagasa. Indi drone nati ko mbona hano ku bitaro huzuye ati bandegi, abaziritse mu matako, abaziritswe mu rukenyerero, M23 irakurasa ku buryo niyo udapfubikiraga imugani wabo, ikurasa ahantu habi, kurasa mwigukwa ry'urukenyerero ntago wava huri, nuko kuzirika igitenge mu nda kugira ngo byibuze ubashe kuba watera gatambwe. Fudereri sha bazirasha ejo, ndabizi neza ko drone yanjye ntago ibaraye hejuru. Mukaya nayo mvugana nayo rwose mbwira ati abahungu bakoze akazi gakomeye cyane, ati bari kufanya kazi ya ziada. Dusoza rero mureke tubabwire ko iyitwa FDLR ubu tuvugana rwose ngo yibatije cyo kimwe, iyi FDLR yibatije yihaye irindi zina nyuma yuko rwose ngimaze kubona ko FDLR, ijambo FDLR ngo ryamaze gusa naho ngo ribi icyasha kuri yo. Uwari wese uvuze ngo ni FDLR abayumva mu by'ukuri abonye ingurube mu musigiti mu kinyarwanda cyiza. Ubu tuvugana nubwo bitarakonfamingwa ku buryo buri officiel, ni inkuru z'ubutasi tuba tubadondosha hano kuri KD Official. Mura mabwira nariko mwakoze subscribe, ibintu murimo ni biki mujya kumva ngo Kiceke darapfuye, ibintu murimo mujya kumva ngo ibihumbi 8 ngo biniba ngo bijyoye ininze, ngo bigize ute. Abantu mwanyandikiye ejo mumbaza ngo ari ibihumbi 8 ngo bya joyininze, ngo ni nkurikirane ibyo bintu mwarimo bivanye kweri. Ibihumbi 8 buramuzi icyo bita brigade. Buraro hari kuntu abantu bakora n'inkuru, bune izi nkuru zagwaye zikorwa n'abantu banarwanye. By the way, ibihumbi 8 by'abasirikare harimo ama brigade n'ama brigade. Ubwira itegeko ryo kujoininga ryaba ryaturutse kwa Kiwewe Shongesha akavuga ati dutegetse ko brigade nkenye ziri hariya mu joininga nk'abantu mwe. Ibihumbi 8 by'abasirikare muzi cyari cyo suze rwose umutaramu Noel wambwiye ati inkuru y'ibihumbi 8 bya joininze yidukurikiranire. Reka nkubwire, ari inkuru nta kirwa ntaho n'umwanya ngo ndigukurikirana. Kubera iki ibintu twabibayemo, ibintu tubabwira rimwe na rimwe mujye munabyumva, nimugije mugira ngo nukwikira no kwiyemera. Twabibayemo ntaga ibihumbi 8 by'abasirikare ngo bya joininze gute division brigade wari wagera hano battalion nk'ebyiri ziforoninze zitanuzuye z'abasirikare wenda nka 400 nta nubwo wahakandagira uri civilian ukamiraga ibihumbi 8. Mujye mwumva inkuru munagerageze musesengure, ntago rwose ibyo bintu byo gutangaza inkuru kugira ngo mugani ntago ari byo. So FDLR rero tuvugana yiyise ngo ni Movement Force for the Liberation of Rwanda. Umva ko babura ngo Liberation of Rwanda, ni nababwiye ko Rwanda ruboce mwanyanga Rwanda mwe yo kujya mutuma dukora ibigano dutukana bwana muvandimwe Magashi n'ujye ubimbwirira bitusomera bibigabo ngo ni MFLR. Impamvu rero muri kumva ari kuzamo za FLR, iyitwa FLN nayo bamaze kuba bihuza, n'ubundi basanzwe ari bamwe. FLN FDLR basanzwe bakorana kuri noco, ariko mujye mureba ukuntu inkuru tujya tubadondosha zigenda zamara nk'ibyumweru nka 2 ukabona hisasoka andi makuru ahita confirm ibyo twababwiye ngo mu byumweru 2 bishize. Ejo bari tubabwira inkuru z'uko Kinshasa cyagiye haba wa muhuro w'abakuru b'abazarendo n'abakuru ba za FDLR n'abakiri biki. Ntitwababwiye ko witwa General Hamada n'uwitwa General Omega, umwe wa FDLR undi no muri FLN, nabo bari bitabiriye uno muhuro wabereye Kinshasa bagabwa n'amamiliyoni hafi 30 z'amadolari.
Mm? Aba bagabo ni ukuvuga ngo ikintu gihari ni ibihumbi 30 by'idolari, ni ibihumbi 30 by'idolari, ntabwo ari miliyoni 30. Ikintu gihari twababwiye ko icyo gihe uwitwa Tshisekedi wari umushyitsi mukuru muri iyi nama, yagiye aganiriza abantu mu bikundi. Omega na Hamada baganiriye ukwabo. Hari ukuntu inama ikorwa, yasozwa musohotse wenda mugiye nko muri tamoro, aba basketeri babyita ngo ni tamoro, cyangwa se katano bora military terms, bikaba ngombwa ko bajya bahamagara abantu, wowe nawe afandara bashaka muze mwitoye, muze mwumva ibyo arabashaka by'umwihariko. Uyu Omega n'uyu nguyu bita ngo ni Hamada wahoze ari muri FRN. Urebe ukuntu abaperezida buriya baba bateguye ibintu, mwe mukajya mujye tukagenda mu Kigali tuvuga ibintu by'ukuri bifite kandi bifite umuteguro. Yarabaganije ku buryo bw'umwihariko, ariho twakwiye za nkuru zavugaga ko yabasezeranije kuzabahereza teritwari 3 harimo Nyiragongo, Rucuro na Masisi ngo bategurireho ibikorwa byo kuzabohora u Rwanda. Ariko noneho byo kuzatera u Rwanda, ntabwo u Rwanda ruboshye. Noneho ikintu gihari ni kimwe, ni uburyo FRN yihuje ku buryo buri official na FDLR. Hano mwibuke ko iyi FRN n'ubundi yari isanzwe yaracitsemo ibice bibiri, kuko uwitwa Jeva n'uyu nguyu witwa Hamada uvuye ejo bundi i Kinshasa, ubwabo ntabwo bumvikanaga epfiriya muri Sud Kivu. Ni umutwe usanzwe ukora muri Sud Kivu. Hambere aha rwose witwa Sankara kiwubamo, mwarabyumvaga ko wavugwaga cyane no muri za Nyungwe, ariko waje kuraswa nabi cyane, uhindurwa amateka, uhitamo guhungira epfyo za Sud Kivu. Ubwabo Jeva na Hamada ntabwo bigeze bumvikana, bari basigaye babanye nabi ku buryo umwe yajyaga ahigisha undi uruhindu. Uwitwa General akaba na perezida w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Evariste, arabahuza aba bagabo bombi uko ari babiri. Afata abantu babiri bataryaga imbizi, ariko bose b'inyeshyamba zo muri FRN, abagira abavandimwe. Muribuka ko yigeze kubacumika yari mu Kajaga. Abantu bagiye bakurikirana inkuru zacu, ibintu twarabivuze cyane. Mwaho ibyo bidahagije, uwitwa Jeva kuko ngo ari umuswa cyane mu bijyanye n'igisirikare, ariko akaba ari General Otoporo Karamenyi, nawe yararyihaye kuko ngo yabanye na Mudacumura. Byabaye ngombwa ko uwe bamugira komandati w'ikigo cya Bukinanyana, ni ikigo cya gisirikare kibarizwa hari i Burundi. Hanyuma uyu nguyu Hamada, cyagihe ya nama y'abakuru y'abagaba b'ingabo bafite ingabo hano muri Kongo Kinshasa yateraniraga hano mu mujyi wa Goma, wa South Africa, wa Tanzania, wa Malawi, w'u Burundi, bose bateraniye hano muri Kongo. Icyo gihe Tshisekedi ngo yahise atanga itegeko ry'uko uyu Hamada agomba kuza agakurikirana kuri iyi nama, ngo kuko ngo nawe ngo ibizigirwamo bimureba, intambara yo kurwana n'imwe. Icyo gihe yarahaje, nayo makuru twari batangarije ndi kumwe na Byamungu. Ejo bundi tugiye twumva uwitwa Omega, uwitwa n'uyu nguyu Hamada, mwumva ukuntu yagiye agenda bamupromotinga, twumva babahe deployment Kanyabayonga, kwaza bamaze kuzibaha Rwindi muri cyagihe M23 itari ragafata Rwindi. Bazibahaye rero za Rwindi, M23 cyakora ntabwo byateka, biyagiyeyo irasakamba, irasenya, iratwika, irakubitira Kongora, bahungira iyo ngiyo za Kanyabayonga. Kanyabayonga babaye bakigerayo, habahaje ino gahunda yo kujya Kinshasa, bakajya kubona na Chirombo, bakagira ibyo bahuza. Baragiye bajyayo barahuza, bagira ibyo bapanga n'ibyo. Ariko Tshisekedi bubwabo ko ari babiri, Omega wa FDLR na Hamada wa FRN, yabakoresheje umwiherero wabo. Niyo mpamvu ahangaha turi kwagira tugasanga ibintu byo guhindura izina. Uwitwa ntabwo ari general, ni civilian, gusa akaba ari perezida w'igihugu cya Kongo, ni Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Ashobora kuba aribo bateguye no mugambi wo guhuza aba bagabo, ngo kuko ngo gahunda y'imfashanyo ngo ntago babone kibageraho, ngo batatanyije amaboko, ngo nibibumbire hamwe, ngo gahunda yo kubafasha gutera igihugu cy'u Rwanda ngo ntabwo yakunda igihe cyose bari umwe yaba ari kurwana ku ruhande rwe ku giti cye. Mvise umugambi
Tshisekedi iyi mikino ari gukina, imikino banza ari iya kiboyi, imikino ya kiboyi rwose, kuko ibi bintu bizakora kuri Tshisekedi mwabyanga mwabyemera. Tshisekedi ari mu mazi abira. So aha rero niho havuye iyi movement cyangwa se iyi gahunda yo guhindura izina rya FDLR bakayita MFLR, MFLR, ma FR y'ikirenge na ra y'u Rwanda. Bivuze ngo ni movement force for the liberation of Rwanda. Gusa ku rundi ruhande ntago barabikonfirima, tuba tubazaniye inkuru zikiri moto zikiri mu tubati hariya, kugira ngo ejo n'ejo bundi nimwumva bibaye ntimuzatungurwe. FDLR rero nimba barayemere teritware 3 ikabihinduye izina kugira ngo babone uko bayifasha nyine ngo izatera u Rwanda, ibyo kwitwa FDLR ngo banabihanagureho. Urumva ko umugambi wa Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda urakomeje. Ariko ku rundi ruhande tukaba tuti bwana Tshisekedi foferatasiyo, urimo urakina n'ibyo utazi mw'abantu mwe, murakina n'ibyo utazi, kuko isaha ku isaha ushobora kubona rwose Colonel Nanga ageze aho ngaho n'amaguru mugafatana mu mashati. Colonel Nanga iyi nkuru se nayo nyisome, ese Rwindi simbona Rwindi nayigarutseho muri Rwindi. Teritwari ya Rucuru y'Amasisi, imirwano muri Rwindi, agace ka Rwindi ho muri teritwari ya Rucuru mu masaha ya saa 6 z'igicuku. Amakuru avuga ko urwo rugamba rwari rukaze, kuko ngo ingabo za FARDC nabo bakorana basubijwe inyuma, ndetse M23 ibambura intwaro nyinshi. Hari hashize iminsi mu by'ukuri, hari hashize iminsi ngo hatumvikana imirwano yeruye ihuza izi impande zombi, ahubwo mu by'ukuri havugwa ibisa n'udutero shuma nabwo tudakanganye. Atariko kuri iyi nshuro mu by'ukuri imirwano yabaye yari yemereye, nubwo ngo nyuma yo guhunga kwa FARDC yahise ihosha. Urumva baragaruka kuri bya bitero twahereyeho tubabwira uburyo ki byari bikaze cyane. 23 force muyitondere cyane, Kibamba avuye hariya muri Rwindi, sinzi ngo asize ababwiye iki, ariko mw'abantu mwe mwitegeko isaha ku isaha. Nkurikije ijambo mwenyewe Sultani Makenga yavuze nanigeze nanakomojeho, avuga ati ibintu byo guturana n'umwanzi ahora kubuza amahoro, atuma utagira ibyo upanga, atuma utagira ibyo ushyira ku murongo, ati biba byiza iyo umwigije kure. Sinzi niba bashaka kubajyana za Rubero, niba bashaka kubajyana iyo ngiyo za Warikare. 23 force rwose amakuru mfite nuko yarakaye umujinya, barakaye cyane. Kandi buzumve ko niba tukubye ngo Kibamba avuye hariya, ntago tubabwiye amazina yari, ariko avuyeyo mu kanya nibwo aciye hariya za Kiwanja, kandi avuye muri axe yiriwemo imirwano. Ni Wazalendo, ni FARDC, ni FDLR, ni SADC bamaze igihe barunda hariya za Kasando, zagize gutya zikirwa zirasa M23 mu birindiro byo bifashije za BM na za Katyusha nizo za 14. Ariko ku rundi ruhande ni 23 nayo yagize itya iraboherereza, kuko barakubwira ngo ugusuriye ntumusure, agira ngo nta kibuno ufite. Ejo ho ngo bari bacendetse amakompara yirwa abagwamo n'ibiki byose, ariko uyu munsi aravuga mureke rwose abaginga tubereke ko natwe turi tayari. So iyi nkuru ya FDLR rero tuzakomeza kugenda tuyibagezaho, yamaze guhindura izina, ndetse bizaba ngombwa ko tuzana abasesenguzi batubwire byinshi bigiye bitandukanye. Ku munsi w'ejo nzabazanira batumirwa batubwire niki bigiye guhindura ku buryo abantu babonaga FDLR, niki kigiye kuba, cyangwa se nizihe mbaraga zidasanzwe zigiye kugaragara nyuma yuko FDLR yihuje na FRN. Ibi utuntu twose utudetaye twose muri kwibaza, ejo tuzadushwanyaguza. Nzabazanira abatumirwa baryoshye cyane badufashe kumva no gusobanukirwa byinshi birenze kuri turufu yo kuba FDLR mu by'ukuri yahinduye izina, yitwaga rya FDLR ikita MFLR. Ngo muvuma bahita ngukira bahise mu Cyongereza
movement force for the liberation of Rwanda, kinga ngo babohora u Rwanda ni ibintu ndi rwose. Hanga niho babagira ngo bakomeze babeza propaganda zabo mu baturage hariya ntibatahe bakomeza babigotane bababishya ngo bagiye kubohora u Rwanda. U Rwanda ruraboshye bizaca mu zenzira kwanza. Success ntiyababajije inzira bizacamo mukarya indimi mukareba hejuru mukararama. Yaba ya diplomasi yaba y'intambara ni mission impossible. Mushyire intwaro hasi mugaruke mu rwababyaye musobanure n'ukuntu mwagiye mwica abantu hano mu Rwanda mubihanirwe. Niba utarabikoze nabwo ugirwa umwere ujye mu buzima busanzwe. Nuko nguko situation imeze. Naho ibintu byo kugira ngo Tshisekedi akomeze abashete dore nk'uyu mugabo umwana we yapfuye bita ngo ni Soreye subwo yungutse. Ntago ari byo rwose. Mwigerageze mutekereze kabiri mufate icyemezo muve mu byo bintu byo kujirajira muri ayo mashyamba ya Kongo kuko mwayagenda muzarinda Yesu azarinda garuka mukimangamanga muri ayo mashyamba ya Kongo muri to liberation Rwanda fipi zeno nyinyi. So ni ku munsi w'ejo tuzasubira. Ni Kedi official, ni umutaramwita iwanyu Retired Kedi. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Bye bye.